hari abantu bahunga abapolisi, hari abantu bahunga amadeni, hari abantu bahunga aba ex babo. Ariko se wigeze wumva umuntu wahunze Imana? Yego, neza neza uyu munsi tugiye kuvuga ku muntu wagerageje gukora ikintu gisa n'ikidashoboka, ahunga Imana ireba hose. Ariko mbere yo gukomeza, tekereza ibi bintu. Niba Imana ikubwiye gukora ikintu uyu munsi wowe utacishimiye, wakora iki? Wakumvira? Cyangwa nawe wafata ritiko kwa Stella International ukajya kure yayo? Ariko ikibazo gikomeye se ni iki? Ni he wahungira Imana? Mu nzu se? Irahari. Mu ndege se? Irahari. Mu bwato se? Irahari. Wajya muri Aziya se cyangwa muri Amerika? Naho igerayo. Yewe no muri WhatsApp yawe irimo. Ibyo wandika byose irabibona. Reka turebe urugero rw'umuntu wabikoze. Reka dusome muri Yona igice cya mbere. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayari riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve wa murwa munini, ububurire kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunga Uwiteka. Amanukana i Yopa abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunga Uwiteka. Bibiliya ivuga ko Imana yabwiye Yona iti, haguruka ujye i Nineve umenyesha abantu ko ibibi byabo bizangeza imbere. Ariko Yona yumvise amagambo ahita avuga mu mutima we ati, yewe se kandi nanone oya pe. Ahita afata inzira ku giti cye. Imana iramubwira iti, jya i Nineve. Yona ati, ndagiye i Tarushishi. Ni nk'aho bakubwira ngo jya i Kigali, wowe ugahita ufata iti kukigira i Canada. Ariko kuko Yona yanze kujya i Nineve ubundi Nineve hari ahantu ki? Hari abantu benshi batazi ukuri nyakuri. Nineve yari umujyi ukomeye cyane mu bwami bwa Ashuri, igihugu cyari kizwimo urugomo, ubwicanyi n'ubugome bukabije cyane. Mu magambo make, mu magambo yoroshe, abantu b'i Nineve bari bazwiho inkuru mbi cyane. Yona ntiyabashakaga, ntiyifuzaga ko Imana yabababarira, oya, yashakaga ko bahanwa. Mbese hari umuntu wigeze ukubabaza ku buryo utifuza ko amererwa neza? Aha niho inkuru ya Yona itangira no mu buzima bwacu, kuko rimwe na rimwe ntabwo twanga gukorera Imana kubera ko tutayizi, oya, twanga kubera ko idusaba gukunda ibyo tutashakaga, kandi ikatubwira ko tugomba gukunda n'abo twangaga. Twarangiza tukavuga ngo ibyo birakomeye. Maze Yona afata ubwato yinjira neza, yicara nk'uwatsinze, mu mutima we ati, mission accomplished. Ariko se koko niko byari biri? Ariko hari ikintu kimwe yari yibagiwe. Ushobora guhunga assignment ariko ntuhunge presence y'Imana. Ubwato bugitangira kugenda, umuyaga ukomeye uraza, inyanja irarakara, abasare batangira gutaka no gushya ubwoba. Abantu bose batangira gusenga imana zabo. Ariko wa muhanuzi w'Imana wacu yararihe. Ariko wa muhanuzi wacu yari yiryamiye hasi mu bwato. Mbese tekereza abantu bose bapanitse ko benda gupfa, ariko wowe ukisinzirira nk'uwariye ibishyimbo byinshi. Kapiteni araza aramuhagurutsa ati, yewe muntu uryamye, yewe muntu uryamye ute mu gihe twe twenda gupfa? Hano hari isomo rikomeye dukwiriye kumenya. Hari igihe umuntu aba ari mu kaga pe, ariko ntamenye iki kibazo cye cyatangiye igihe yatangiye guhunga icyo Imana yamuhamagariye. Yona amenya ko ibyo byose byatewe nawe. Arangije aravuga ati, nimunjugunye mu nyanja. Abasare bati, uyu mugabo se ni muntu ki? Barangije ati, okay. Bamujugunya mu mazi. Ako kanya inyanja irangije igira ute? Iratuza. Ariko inkuru ntiyarangiriye aho, kuko mu gihe Yona yaratangiye gutekereza ko byose birangiye, Imana yari yamuteguriye igifi kinini cyane. Yego, ntabwo yari punishment gusa, ahubwo yari rescue plan. Imana ishobora gukoresha ikintu kiguteye ubwoba kugira ngo igukize. Nawe utekereza ko ubuzima bwawe burangiye, ariko reka ngubwire, nibwo Imana iri gutangira chapitre nshya ku buzima bwawe. Muvandimwe, Yona yahunze Imana ajya mu nyanja. Ariko bamwe muri twe tuyihunga mu byaha, mu bwibone, mu nzika, mu businzi, mu buryarya, mu busambanyi, cyangwa se mu kwigira nkaho tutayikeneye. Ariko kuri n'ubu ntaho wahungira Imana. Wakwisha mu bantu irakubona,
wakwisha inyuma y'amafaranga naho irakubona, wakwisha inyuma y'ibitwenge nabyo irabibona, yewe n'amarira urira nayo irayabona. Niyo mpamvu uyu munsi niba umutima wawe ugukomanga, ntukomeze kwinangira umutima, garukira Imana. Ese wakibaza ngo uyu namaze kumanuka mu mazi byagenze bite? Yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufu, byagenze bite? Mu gice cya kabiri cy'iyi video kiraza kurisobanura byose uko byarangiye. Kana subscribe kugira ngo utazacikwa n'igice cya kabiri. Reka dusenge. Mana ishobora byose, ndagarutse. Nari narayobye, ariko uyu munsi nongeye kukwiyegurira. Kuraho ubwoba, kuraho icyaha, kuraho ibyo naguhishaga byose. Umutima mushya, intego nshya n'imbaraga nshya. Umpinura umuntu w'umutsinzi kandi ungoreshe mu buryo bukomeye. Aho nari nkiri hasi mvaneyo nshyire hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.